u Rwanda ruciye agahigo muri Afurika abantu barishimye abantu baranezerewe abantu bishimiye igare ku isi yose nta mwirabura ego ko abaje mu banje rero buri abavuze ati reka tujye gufana kiriya gikorwa kiri kubera no mu gihugu cyacu bitwaje ikintu bita agacuma narebaga kuri televiziyo ariko navuze ngo noneho reka nze ndebe ku maso byirebera naje igihugu kitoya igihugu cyiza reba kuba twakira irushanwa bwa mbere ku mugabane ni ikintu cyiza n'ishema kameme ku Rwanda isi yose kamera zose abantu ahari kubera ko ari ku munsi wa nyuma kandi rikaba rigeze n'ahantu noneho haryoheye igare ubundi hano Norvege ahangaha uyu muhanda wa Norvege uvuye kuri Ruriba niho hantu ubundi haryoheye igare niho hantu hari bugaragaze eske umunyegare ni muntu ki umunyegare agenda ate umunyegare bimeze bite rero urabyumva ko ibintu biroroshye cyane kandi ibintu abantu bagiye kubona ibintu byiza cyane uratekereza ko biri buborohere bano bagabo kurenga uyu musozi wa Norvege cyane ko irango mbwira abantu wenda batanabizi hano hari ahantu haterera ku buryo na moto cyangwa imodoka nta muntu ujya muri Vitensi itari ya mbere kana yo yananiwe ndimba biri bworohere aba basore n'aba bagabo ku Kitabi yego bahita ku Kitabi uwo musozi ko gasozi ka Kitabi niko gasozi kagiye kugaragara twegere hino urabona ko abantu bari mu myitozo biragaragara ibi ngibi urabona ko atiye gufungura uko aka gahanda nakinjira kwa Ndimbati iruhande rw'inzu kuva bagafunze no kwangwa amagara ari hafi turakomeza tuyitegure kandi niteza abantu ko tugiye gukomeza tukajya tubibagezaho reka tubwire n'abantu bari hafi ahangaha baje hano mu rugo mu gihe tuyategereje ko baracyari kuzenguruka za Kimihurura baje mu rugo bafata agafanta dore ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane ngewe abantu wenda bajyaga bumva kwa Ndimbati noneho naho hageze mu igare turaza kuhabereka by'umwihariko nk'uko najyaga wenda mvuga ngo wahasanga ibi ikibyihisha inyuma nyirabayazana umwihariko garukurebe n'ibindi byose ndetse umwihariko wo kwa iyo uhageze uranezerwa ni ahantu hari buri kintu urahagera ukahasanga farumasi yewe n'ivuriro ni ukuvuga ngo wahageze nta kintu wabura rero noneho by'umwihariko ndahamya ntashidikanya ko isi yose igiye kubona ko ibyo twajyaga tuvuga noneho ari byo kubera ko igiye no guca mu igare yego wenda dusoza iki cyumweru cyari cyitwaga ikigare hari impinduka mu mikorere cyazanye wenda nkamwe mukora zino business zemerewe kugeza amasaha asa nkakuzemo ugeranije n'iminsi ya mbere yatambutse ahubwo nagira ngo nshimire RDB yabitekerejeho mu buryo bwo kugira ngo abadusuye abantu twakiriye mu mahanga igihe bavuye mu igare bakomeze benjoyinge amasaha ahagije nanasaba birakwiye ko ubundi turumva dukunda gukora dukunda kwenjoyinga nanasaba ngo rwose bongere batwongerera dusaha rwose muri iyi minsi wagira ngo rwose hariho impinduka cyane hariho impinduka abantu bafite ibyishimo ibi byishimo rero twari dufite muri iki cyumweru nagira ngo ndasaba bongera iminsi abantu bakomeze bishime ko kuzajya twishima ari uko abanyamahanga baje gusa cyangwa hari ikindi kintu cyabaye natwe nitwe tuba twabakiriye ahubwo dukomeze kubahiriza amabwiriza kandi dukomeza no kwishima yego Ndimba turagushimiye cyane reka dutegereze igare urakoze cyane iri gare wowe kabyara riragahora mu gihugu cyawe sawa
Niki ushobora kubwira abanyarwanda wenda batabashije kugera ku muhanda cyangwa abo mu ntara ukababwira usanzwe ureba isiganwa ry'amagare? Usanzwe ndeba Tour du Rwanda itandukaniye he n'iri gare urimo ubona ubu ngubu? Iyi ni shampiyona y'isi. Yego. Abanyamahanga bose bateraniye mu Rwanda. Yego. Hari ku mujyi wa Kigali. Ukurikije ubwitabire wenda bw'igare mu mujyi wa Kigali ko byo wajyaga ubibona, ubu ngubu urabibona ute? Ubu biri hejuru cyane nko kuri 500%. Urakoze cyane. Nkuko rero nahoze mbibabwira kandi nkomeza kubibabwira, ahangaha ni Norvège ndetse aho bakunda kwita kwa Ndimbati, hafi yo kwa Ndimbati, murabizi neza. Rero nagira ngo mbereke dukomeze tubagezaho ibyiza biri mubere hano. Ibiri mubere hano byose igare hano Norvège twiteguye kuri bereka. Ibirori ngira ngo murabibona, ibirori abantu babyitabiriye, abantu bose bavuye mu mazu, abantu bari hejuru mu matara, abantu bari ku muhanda biteguye igare, ndetse ahantu henshi haba hano kuzagenda za Nyamirambo kugera ahantu hose turaza kubereka. Turakomeza rero tugende tubaha idonido ry'amagare, isiganwa ku isi yose ryabereye mu Rwanda, akaba ari umunsi wa nyuma. Ikigeze kuba cyabashimisha nk'iri siganwa ry'amagare ku isi yose? Ese nk'urubyiruko mubyakira gute kuba igihe cyose isiganwa ry'amagare ku isi yose ritarigeze ribera muri Afurika, aho riziye rigahera mu Rwanda muri Afurika, mubyakira mute? Nuko rwose ni by'agaciro, natwe biduha imbaraga no kuzamuka tujya hejuru. Iri twite mu mukino ninde mwebwe ubone mu mukino mwebwe musanzwe mukino we mukino? Twe dukunda gukora siporo yo kwirukanka cyane. Murakoze cyane, reka dukomeze tubwira n'abandi abashyitsi bakwiye cyane. Uyu ni umurishyo wo kwakira abakinnyi, rero ni umukinnyi wo kwakira abashyitsi murimo murababona. Aba ni abantu bamwe na bamwe baba bari muri delegasiyo y'igare, ni abantu bamwe na bamwe nk'uko bisanzwe baba bari muri delegasiyo y'igare. Urabibona barishimye, abantu bageze mu gihugu cy'u Rwanda, abashyitsi bageze mu gihugu cy'u Rwanda baravuga bati ahubwo usanga abanyamahanga cyane cyane baravuze bati ibi bintu bitaba ngo kandi bibere hano mu Rwanda. U Rwanda ruciye agahigo muri Afurika, abantu barishimye, abantu baranezerewe, abantu bishimiye igare. Ni ukuvuga ngo aya marushanwa ni ubwa mbere abaye kuri uyu mugabane wacu. Harimo ibihugu byinshi cyane bikomeye, ariko igihugu cyacu nk'u Rwanda, igihugu kitoya, igihugu cyiza, reba kuba twakira irushanwa bwa mbere ku mugabane ni ikintu cyiza, ni ishema kameme ku Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo isi yose kamera zose zerekeje hano, isi yose amashami ya siporo menshi yerekeje hano, kurumva ni ibintu bidasanzwe. Tunaboneraho gushimira muzehe wacu rero, perezida wacu, vraiment Imana ikomeze imuduhe igihe kinini, abadukoreye neza cyane kutuzanira ibintu nk'ibi ngibi, babubatse imihanda, bubaka ibintu byinshi cyane by'ibikorwa by'amajyambere, ari nayo mpamvu irushanwa riba ryahisemo kugira ngo ribere hano.
hari ibindi bihugu byinshi cyane biba bitujuje n'ibyo bintu bisabwa kugira ngo amarushanwa nk'ayabe. Vraiment turashimira perezida wacu. Hari no muri diro yuko Formula 1 yaza. Yes, ntabyo tuzatuzanira byiza. Yani umubyeyi wacu. Igare hano niho umuntu agaragarira neza fresh, ukabona ko umuntu w'Iwana akoresha igihake cyose akagikoresha nta kintu atangiriye. Ewana muntu uri mu rugo rero urasabwa gutebuka ukaza ugafana igare ukareba ukuntu umuntu afata undi hano akamwenekera byatari. Aha rero nk'uko nabibabwiye ni hahandi hatangirira umaze kuzamuka kuri Ruriba uje umaze kuminuka agasozi gatoya gahari, ariko baniteguye gufatira umurambi hanyuma bamara gufata bagafata hahandi hazamuka cyane aho bita ku Kitabi, ariwo musozi bagiye kuzamuka batangira aya marushanwa. Batangiye amarushanwa ariko ntibigeze bahura n'umusozi. Mama witabiriye igare ubundi warusanzwe ureba amasiganwa y'amagare? Narebaga kuri televiziyo ariko navuze ngo noneho reka nze ndebe ku maso mbyirebera naje. Ukurikije ibyishimo abantu bafite hano, wabigereranya ni iki kintu gishobora kuba cyaragushimishije ikindi gihe wenda habaye ibirori, ni wabigereranya n'ibihe birori byaba byaragushimishije? Kandi ndabona uri mukuru. Ibirori by'umupira. Urakoze cyane. Ngira ngo murabibona amashyi ni menshi. Dukomeze twishima. Ndakomeza nge mbabwira aho bigeze. Abantu barishimye cyane. Nkuko nabibabwiye aka ni ka gasozi ka mbere uhagurutse kuri Ruriba. Nkuko rero mu byumva bisa nkaho igare rigiye kugera hano rwose ritangiye guterera. Deja already bamaze gutera kano gasozi ka Norvège werekeza hano rwose uva kuri Ruriba. Moto zatangiye kuza, iza modoka za mbere zitwaye amagare zamaze kuzamuka. Dutegerereje natwe hano ku gasozi neza rwose. Reka turebe ugiye kuzamuka ari uwa mbere. Ibi bintu uri kubibona gute? Abantu babona ukuntu bahuruye, ni ibintu bishyushye rwose. Norvège iranze iciye agahigo tu. Abantu babyitabire ku buryo gusangamo n'abakecuru rwose. Hari haruguru kuri ADPR Masanzu umukecuru rwose yari yicaye mu ntebe. Umukecuru bamwicaze mu ntebe ariko ati nanjye reka nkurikira igare. Ubu ni ubudasa bwo rwose. Ibi ni ibintu rwose igihugu cyacu bigaragara ko iyi ni isi kabisa. Ibi ni ibintu amateka. Imodoka zatangiye kuza ziyoboye, ndakeka ko wa mbere agiye kuhagera nk'uko muri kubyibonera. Abantu rwose babukereye bahuruye ku rwego rumwe. Namwe byakwitwa ngo uri ku rwego rwa nyuma. Reka turebe ninde uyoboye. Umuhanda ugoye rwose kuva kuri Ruriba umuhanda haragoye cyane. Yego. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu Michel, ariko ubundi abantu badukurikiye mwana. Amazina yanjye yitwa Michael kabisa mazimaka. Ni game change cyangwa game change ndigazwiho. No mukinnyi ukomeye cyane wabyaraga ajya mu marushanwa nayo y'isi. Bakaba rero bahingutse uko mubibona. Katurebe
gufata amafoto dore ngiyo rwose nayikureba uri kugenda bayibona neza. Harimo intera nini n'ikindi gikundi rwose na peloto harimo intera nini rwose ngiyo kajugujugu ibibaherekeje batatu mbere mwabonye ko banyuzeho reka dukurikire ikindi gikundi n'abandi rero ruguru baratubwira nabo baratubwira ruguru ku ma etage eske bimeze bite ariko nyine uko bibona mwayibonye yanda ibibaherekeje ngiyo hejuru yacu rwose dore ngiki gikundi ira ni peloto nimwe ni cya gikundi niyo rwose ubona ko ni myuka ahantu haragoye umuntu urangiza irushanwa aba ari umuntu w'umugabo biba birenze kabisa basi igikundi cyinshi cyane kitoroshye na gato bari hepfo abanyamahanga b'ingeri zose kwisi ngaba rwose hano ibintu bimeze neza dore ngaba baje kabisa ariko icyo nta mwirabura mbona moto nta mwirabura goko nta mwirabura mbona hamira burimo nabo bangara Umunyarwanda araza abawe wa nyuma rwose uriya ntadusebeje hari abanyarwanda babiri bakambutse imbere kuri cya gikundi Yes, dukomeze twirebera igare rero nk'uko bisanzwe. Izi modokari muri kubona zinyuraho, uyu ni umuyobozi w'isiganwa. Uyu ni umuyobozi w'isiganwa unyuzeho. Iyo anyuzeho rero ni ukwanga igare riba riri muri metero nkeya cyane. Igare riba riri muri metero nkeya cyane. Ibintu byose rero nk'uko nabibabwiye turabibagezaho 5/5. Byose ngewe nifuje ko twabirebera hano kuri uyu musozi wa Kigali nk'uko twahoze tubivuga. Igare rero rya mbere nagira ngo mbamenyeshe ko igare rya mbere mu minota mike cyane. Nguyu uwa mbere aratambutse. Uwa mbere aratambutse. Uwa mbere aratambutse agiye kwerekeza, ngira ngo urabona ko bahanye intera. Urabona umukurikiye arimo aramusigaho iminota mike. Ni kuri twa dusozi rero. Ubu icyo dutegereje ni cya kivunge kiba kirimo benshi. Nguyu wa gatatu ikintu kikwereka yatangiye kureba inyuma. Haje ikivunge noneho cya kivunge naho gize mbabwira kiziye rimwe. Ngicyo iki kivunge ni nacyo kirimo ngira ngo nta munyarwanda urabonekamo nawe. Nanjye noneho aho usigaye reka ndebe igare. Kandebe igare ni ukuri.
Kuraje bari inyuma none se wabwira umuntu kuraje kuko yagiye abantu wambere gusa n'undi uramubwira ngo aracyari akusha aba bana rushye ibigiye baba bahereye ngira ngo umunyarwanda ageze aha arahageze nibwo umunyarwanda ahageze ni nabyo ntabwo byoroshye ari mu banyuma ni ukuvuga ngo iya ambulance iyo itambutse nta rindi gare riba risigaye inyuma iyo ambulance iba iri hafi y'uwanyuma kugira ngo ibashe kuba yagenda ifata abasigaye ni bake cyane ariko mu masiganwa y'igare ntabwo biba byoroshye nk'uko nabibabwiye buriya iriya ambulance izamutse haba hasigaye bakeya inyuma ni ukuvuga ngo igenda inyuma y'abantu bose kugira ngo ijye igenda ibasha gufata uw'inyuma igenda igira rero umunyarwanda umwe rukumbi Stade aya wapi? Hapo ndio nani wao Group moja. Usimukoje muri kamera cyangwa umuziki wa. Ara moja. Nyambira ngo muri rokwe hari bataje kuvuga. Abandi bambere bazobasanga. Genzi Media TV rero turi kumwe hano n'umuntu bigaragara ko rwose yari yaje tigo yambaye imyenda ya siporo umusportif kabisa nk'uko mubona hose meze bo wari waje rero hano naje gufana igare ubu ngubu ibintu bigenze neza ewana umukiri ufana se basi hari ubonye cyane ababonye ariko nyine bari inyuma cyane ariko nta kibazo bagerageje kubagejeje no munsi bakiri mu murongo yumvikane ko bagerageje ubundi ibonye igikorwa nk'iki gikomeye wasanga nawe bagaragaza nko ku mateleviziyo mpuzamahanga za CNN za Sport wasanga ko nagaragaye ibintu bifata bifata ko nyine ibintu biba birenze cyane cyo nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyateye imbere mu bigaragara kuko n'ahandi hantu habereye shampiyona y'amagare nk'iyi ngiyi imajije gutambuka mu Rwanda ndakeka ko ari umunsi wa nyuma nyine bise birangiye bigeze kuri finale nakiri igihugu ugeze batanya avuga ngo reka tujye gukorera shampiyona nk'iriya nyine ibaye hano mu Rwanda rwacu ubu turi hano Norvege ariko amagare aracyakomeza next ubu ngubu ugiye kwerekeza ugiye kuri televiziyo cyangwa urajya aho biri burangira uyu nguyu ngiye gutangera aho biri buze kurangira si convention ise turageraho n'amaguru rego ko ndagerayo ngende umusportif koko cyane jewe ndagenda
uriya mini yakabisa indi ya mini ni iki wabwira abantu batabonye ino show ya hano Norvege dore ko hari abantu batabonye sha Norvege sha umva biranambabaje rwose hari hashyushye hari hameze neza mbese ibintu byari byahindutse ibindi bindi ari abacuti bawe nabo ndabona rwose ufite abantu benshi b'abafana ariko harimo ufite imyuka mwaje gufana abajama banjye rero buriya bavuze ati reka tujye gufana kiriya gikorwa kiri kubera hano mu gihugu cyacu bitwaje ikintu bita agacuma aka ni agacu se muri biki reka twumve iki inyota gusa baza umwanya hano turi n'imbere y'akabari ko kwandimba tumushobora kugeramo ugafata akantu uhabona atadutayemo reka turi kumwe n'umubyeyi ni gute wifata rwose ubu nawe igare kabisa umubyeyi navuze ni ntabwo namusiga mu rugo heka umwana tugende turebe uko bimeze we n'icyo wabonye kuri ibintu by'amagare ubundi igare rikwereka iki nyine ugereranyije n'igihugu cyacu ahantu kigeze mu mikino ni iki iyo ubonye igare kabisa rigutera izihe mbaraga njye nabyishimiye kuko ni n'ubwa mbere nje kubireba ajyaga nyine mbyumva ngo mbasuze ibintu biri aho none se wabonye hari ikintu mbasi ari akantu kajyamo byatari umva njyewe no kogeza byatari afana mu bigi twa Liverpool niba ari Liverpool niba ari puru hafi aho ngaho reka tubashimire akora mu bigi ararenze uno musore ariko nawe ubundi wowe hari abafanaga afite afana umuntu ku gakari ngo nomosi n'umuntu oya kugira ngo muri ayo manyanga ntago wareba Pogacar uramujyama arakaze mani yaje imbere se niba wakurikiye neza yari mu gikundi arabisoza uramujene ngenda mwizeye ko nawe unapfa n'umuntu bagiye kongera bakata izindi nshuro zitari nkeya inyuma yo kuva hano Norvege urabona ari kwitwara neza se mwene uramujene abajene gramfora bikora nawe usiga amategeko uramujene arimo neza nabonaga bagira gutya wallahi reka tubashimire urumva abantu ubundi reka dukurikirane bagiye muri za convention wallahi murerekeza turagiye ubu nonaha ubu tuvugana tagisari twinshi tujya muri Arsenal ubundi wowe byafirusha mugabira ngo abanyama nganyije none bihanganye byose ntago bibaho bihanganye byose barabye ibyo biroro sana wa Arsenal ntago bibaho bihanganye byaratsinzwe zo ni inzira nziza yo kugira ngo twongere tugire gute twisubize imbere tubegere ubu tugiye gukurura wabonye peloto mu magare agiye kuba peloto muri Premier League reka tubashimire thank you so much ibindi reka turebe ko birangira okay hanya ngo turabireba ku Ngitsi Sport murabireba ku Ngitsi Media TV kandi mukore subscribe urumva muna sharing barebe iki gikorwa ni igikorwa cyiza kabisa igare ni iterambere ry'u Rwanda asante cya